Kenyura imigi bambaye baba. Kenyura imigi bambaye baba. Hayo. Kenyura imigi bambaye baba. Ikenyure. Ntabyo mfite we. Ikenyurure baba. Muga ibi nibyo nagiye mu bapfumu nanje sinicaye dore ngibi ibyo bampaye byose. Wamvuze gukenyereraho. Ibi nibyo ngendanaga bampaye nibyo gushira ku musego kugira ate kuje arava mu rugo. Hari abakobwa barira ngo babuza abagabo nabo ushobora kubafasha. Abo ngabo ndagenda hari igiti cyanye mfite bakagenda bakagihobera mwana wanje. Urukunyumva neza kiri ahantu sogokuru ajyaga kubandwa mwana wanje ahitwa Nkotsina Bikara. Iyo yahemukiye umuntu bakagenda bakamuhamba. Urukumva? Muzimu ndawuhagurutse. Ndawuhagurutse nkavugana na ndawushika mwana wanje mankwambora. Yampaye nka. Aka gapfuka munwa ni bwoko ki? Ndekuza murkunjana hehe oya tugende nta myaka 10 yose ishize urkunjana he tugende ndekuza ariko ndekuza myaka 10 ushaka icyanga wa mugore mukuru nagutumye wamuzanye se namuzanye mwaza mutuze amazi maze bakuru umva icyo bari tuze kutubwira mwana wanjye uranyumva neza wamahembe ajyanye kandozi nyishukwima ni mu bwana byajya muze kubuzukuru ninzabaza reka bangura kora mutwe n'akajyame na matama ninzababushi nzabesege baba ni muze kubuzukuru baba mwanguwe mwana wanje nakumva zakuzi ugende naho ndakwana tuze tukugana cyuriyoza byacu kandi nzogahagararira murakoze baba ndahagarariye murakoze baba nagutumye umugore mukuru wamuzanye namuzanye ngo yitere kumwe wamuzanye muri kumwe egera hirya wa kana we egera hino mwicara aho ngaho wategura ikibazo cyari cyabaye bushize narakwirukanye uranyumva bitewe nuko hari ikibazo wangeshejeho noneho ndi kubona bose bahageze ndakumva wagisubiramo muri makeya nari naje nkubwira ikibazo cy'uburwayi cy'umugore wanjye wa mbere ikibazo yagize yego nkubwira yuko atabyara wa kabiri we afite inda yego none niyo mpamvu nari mbazanye bombi kugira ngo utumare impaka z'ikibazo gihari yego wama mukemba ufutaramanura kakavuga misambwanjye ariyo mageri namwe ndabahamagaye nimuze kurebe muri iki kibazo cyababajesha baba amazina y'abo bagore bawe bombi bamwita bande niko bagasheshawe bakwita n'amazina yawe yo Solange wowe bakwita nde mutegaruguru Mutesi wama mugende murebe Solange mugende murebe nura Mutesi baba murebe ikibazo bafite baba mugore umwe ngo nagakibyara undi babana ngo baramuzinzi ndayenge maze imyaka 2 itaravuka baba nimuze muturebere niba ari byo mu mujyango cyangwa ari byo ahandi babikuye bose mutubwire nimwe mureba kure kandi nimwe murebe bishwe mwanguye mutubwire baba mwana wanje mukapona gusuzuma ikibazo cyacu kandi kiraturuka yego baba turahagarariye basuzume tugaha uburenganzira cyaburi kibazo cyawe abumva cyane gicamuriha yego ndabumva cyane shiraho ni mwana wanjye shiraho ni mwana wanjye shiraho ni mwana wanjye niko wamutegarugori we murekure cyane jya ku ruhande mwana wanjye umaze igihe kingana n'icyo warabuze urubyaro imyaka 10 imyaka 10
wowe wa mugore umaze igihe kingana iki utabyara? Imyaka 2. Imyaka 2. Wama misambwanje ariyo magini namwe ndabahamagara muze mutarane kwibyo baba muze mutubwire ese uyu mushesha baba muze mutubwire icyatumye ibi byose biba nimwe mureba kure kandi nimwe mureba ibihishwe mwanguwe mwana wanje ndakumva cyane abahagarariye kandi mbabereye amaso ndakumva cyane murage twaguhaye ntuzateshuke ku nshingano abagore bombi hagira umwe ukubwiza ukuri ukabona harimo ikibazo ndakumva cyane baba nimwe mureba kure kandi nimwe mureba ibihishwe ikibazo cyawe gikora vuba wa mugore we kenyura iyo migi wambaye baba ntayo mfite kenyura imigi wambaye baba ntayo mfite kenyura imigi wambaye baba ntayo bankwambaye cyane ntayo mfite kenyura imigi wambaye baba ntayo kenyura imigi wambaye baba ntayo kenyura imigi wambaye baba ntayo mfite kenyura imigi wambaye baba ntayo shiraho rimwe icyo kintu wambariyo icyo kintu wambariyo ntacyo mfite icyo kintu wambariyo mwana wanjye icyo kintu wambariyo ntacyo mfite biribuze kuba nabi biribuze kuba nabi mwana wanjye ntacyo mfite kenyura icyo kintu wambariyo nkubwiye rimwe ntacyo mfite shiraho rimwe kirambike hasi ntacyo mfite we ntacyo kirambike hasi ntacyo munzanire ikibiti hano ntacyo mfite kirambike hasi ntacyo mfite ayiwe ntacyo mfite ndakumva mwana ngo egera hino baba egera pfukama aho ngaho ese ubu mwanzanye muri ibi koko ibi ni ibiki pfukama aho ngaho kunyica pfukama aho ngaho ibi ni ibiki pfukama aho ngaho kenyura iyo migi wambaye baba bankwambura kenyura iyo migi wambaye baba ikenyurure vuba vuba kenyura imigi wambaye baba ikenyure ntabyo mfite we ikenyurure baba ntabyo mfite kenyura imigi wambaye baba ngibi mumbabarire ngibi mwabibonye ibyo bari barabakoreye ngibi we ibi ni ibiki pfukama hano basobanurire byose dore na gira vuba vuba bankuro nagiye mu bapfumu muganga bankuroga byipfundurire pfukama ahangaha mwana pfukama ahangaha bipfumugurure byose byerekana nga bishire kwimbe umugabo yarantaye ampa imyaka 10 yose aragenda yizanira undi mugore nje simbyara ibi nibyo nagiye mu bapfumu nanje sinicaye dore ngibi ibyo bampaye byose bamvuze gukenyereraho ibi nibyo ngendanaga bampaye nibyo gushira ku musego kugira ate kuje arafa mu rugo nabyo ndabikuzanira muganga koko mumbabarire ntimunyice muganga nimbabazi dore ngibi byose bishira hanga byose ngibi muganga muranyica bishanga byose mumbabarire rwose dore ngibi ibyo bampaye mu bapfumu dore ngibi n'uruhu bampaye byose dore ngibi ngibyo byose mumbabarire rwose nabitewe nuko umugabo yantaye akantu ntaje arampahira yizanira undi mugore rwose mumbabarire nimbabazi mbasabye mumbabarire birambika hano byose bankwambaye mwana wanjye dore ngibi nubwo mushumi dore ngugu byose shiraho oya muganga kuko ndapfa muganga ndapfa rwose mbabarira nimbabazi ngusabye mbabarira ntimunyice muganga ko shiraho rimwe nabitewe n'ubuntu muganga mbabarira nimbabazi rwose ntondapfa muganga ninshiraho shiraho rimwe
muganga ndapfuye muganga ko wabonye wa mugabo ibyo nakubwiye muganga we muganga wabonye ibyo nakubwiye yego umugore ngo arampumbya muganga mumbabarire rwose yego umugore we yego umugore ngo arampumbya mwakabyara ibindi birahagana he masambu naragurishije ndikuvuza gurisha ihene ndikuvuza nabishiza ku musego ibindi nabitabye ku ada uranyemeje rwose nukuri uranyemeje niko agategarugori wegera hino nawe wanzizaga ikiko egera hino baba zizaga umugabo wanje muganga we mumbabarire ntimunyice muganga nimbabazi koko ngusabye mumbabarire uransobanurira munyice wagategarugori wanzizaga ikiko nakuzizije umugabo wanje kubera yantaye anti imyaka 10 zose ntabyara mbona wewe uratwita ufite inda nije wakuzinze kugira nawe utazabyara uzabe nkuko nase wanzizaga ikiko ntacyo twapfaga ni umugabo wanje nakujijije nabitewe n'agahinda nagize mu mbabarire nukuri ntabwo narinzi ikibazo wagize imyaka 2 ni myinshi babare nuko nije wabikoze mugabo tumwitege hano wakana munyice mumbabarire tumwitege hano icyo umva wamwifuriza bitewe n'umuko yagukorera ibintu umwana wanjye mankwambira cyane mwambabarire ntago nakora nkawe mu mubabarire nimbabazi mbasa bira bindi bintu ufite birahagana hehe mwana wanjye bimwe biri ku musego ibindi nabitabye kuri uyu mudamu byose ndaje kubizana mu mbabarire nabyo ndabizana amavuta bagwaye ndi kubona kano kanya n'ibindi watabye hagana hehe byose ndabizana mugani hari n'ibindi watabye nabyo ndabizana mwegere harahi mwegere harahi abana guma aho ngaho wakana guma aho ngaho rwose nukuri guma aho ngaho wakana tugendegera harahi jya amana mu mbabarire muganga umurozi ngana guca umurozi umeze utyo mbabarire umurozi umeze gutya ukiramacyenge umupfuta yamenuka pfukama aho ngaho wakana ndabahamagaye uyu mugabo tumwekeye gihano dore imigi yazizanye baba bamaye sekoteka bamaye nakayayana baba tumukorera iki baba nimwe mureba kure kandi nimwe mureba bihishwe ndakumva cyane ndakumva cyane akana kagiye mu bapfumu karazenguruka gashaka guhemukira uwo mukiro kabarira kari umurage nk'uko twagutegetse kandi turaguhagarariye mwana wanjye ntuzateshwe ku nshingano hagarara natwe turahagaze mwana wanjye mubabarire ndi kubona baba baramaye sekoteka bamaye nakayayana baba ndi kubibona byose ndi kubona n'amaso yanjye baba ndi kubona baramuhaye ni n'umwengo baba dore ndi kubona n'amaso yanyu mwana wanjye ndakumva cyane ndakumva cyane baba twaguhaye mu rugo ngo tuhagararire yego baba ntabwo twagutegetse kwica ahantu ndakumva cyane igihano gitangwa mu isi ya nyuma muharire natwe turabarire ndakumva cyane bayi imiti bayi wowe wa mugabo wifuza ko twamwikeye gihano nasabe mukeba we imbabazi nazimana nanjye ndanzimuhaye nta kindi nakora rwose ese wa mugore we harahandi hantu wowe wigeze urya hoya naho nagiye mubyeyi naho nagiye mubyeyi ninje wabikoze byose ninje wabikoze bifuza ko mukeba wawe tumwekeye gihano nkuko mbigusubishaho bwa kabiri mumubabarire nawe ntago ari we n'ifuhe byari byabimuteye wamababa mukembakembye uhagurutse umufana amenyo ntugaka kavuga uyu mwuzukuru baba tumuhe iki kugira ngo tubone ko uyu mujesha yavuka wanyu baba uru rusoro rwanyu baba bari barazinze kandi nkuko mubyibone mubitweretse baba tumukorera iki nimwe mureba kure kandi nimwe mureba ibihishwe baba mwanguwe muze muzuza abuzukuru baba mwana n'uburaya ndakumva cyane mukanyuze neza ndakumva cyane baba mwana n'uburaya ndakumva cyane mukanyuze neza ndakumva cyane baba uyu mwana nta kibazo afite ikibazo gifite ba nyina ndakumva cyane hari ushatse kujyana amakimbirane ngo umwehuze urubyaro ndakumva cyane uwo mugore umuha ibiti agende abyara yararake
niko natwe wayidutegetse. Murakoze cyane baba, reka mbikore nimwe mwama ubushobozi n'imbaraga baba. Mugende muhangara amajyepfo n'amajyaruguru, mugende mugwana iburasirazuba n'iburengerazuba baba. Muze muduhangareye baba, mwanguye musubire mu kazi kanyu, mugende muhangare isi n'amajyaruguru baba. Murakoze cyane. Mutambuka hano baba. Wowe imbere wowe. Imbere baba. Imbere zenguruka hano baba. Ibintu byawe bagwaye tujye kubitwika. Guma aho ngaho wagasheja we. Nawe mutambuka mukurikira mugende muzengurukana baba. Uranyumva neza? Kurikira uramu. Keba wawe. Wamama isambwe ngeriyo majini. Wamama mucyemba cyembe. Ibyanyu twabonye byose abasheja baba babigaragaje, nimwe mwabigaragaje baba. Dore twabaye sekoteka. Tubonaga ko imondo baba. Mugiye kunyica we. Nimwe mutanga uburenganzira baba. Tugiye kubitwika mama, bisure byavuye bisure kwa nyirabyo. Mugiye kunyica. Muganga ndapfuye we. Ayiwe. Humura baba. Mbankwambura baba. Haguruka uriba. Muzenguruka. Zenguruka umuro wanjye baba. Zenguruka ari. Zenguruka ari baba. Ayiwe muganga. Zenguruka. Ndapfuye muganga we, ndapfuye. Ndapfuye we. Ibyo bintu bindi bisigara ajya kubizana. Ndabikuzanira muganga gose nimbabazi, ndabikuzanira. Ndabizana nabyo mugamba barira, ndabizana. Ndapfuye we. Hute vuba. Zenguruka ari. Zenguruka ko yicani. Ndabizana muganga we, ndabizana. Nese mutambuke. Ndabizana muganga. Wama mumubabarire nawe byakoraga nagabizi baba. Byose ndabizana. Mumubabarire baba. We mumubabarire ndabizana. Umwana mutoya. Muganga. Deni umwana mutoya kandi muzinguri uyu nguyu baba. Yewe nagahinda muganga ku mugabo wantaye, ndabizana nimbabazi. Mahagarara aho ngaho. Icara aho ngaho ku iyo ntebe wakana we. Mbankwambura. Nawe icara aho hasi. Icara hasi. Humura ko kajesha katagira icyo. Murambirize baba. Fata umugore wawe uyimujyane. Mujyane aho ku cyumba. Fata uriya uwo mwihorere. Ugiye kunyica. Ihangane bagiye. Ihangane. Umugabo wajyana Mujyane mujyane mu rugo byose byose abizane. Egira hino nawe bakajesha. Shira hano. Imana y'u Rwanda mu gihe kitarenze iminsi 8 ndakeka kuba byose bigaragaye nabira byose bagenda babikuraho biri. Mu gihe kitarenze iminsi 8 urusoro rugiye kurubona mwana wanjye. Kudashimira. Sanga umugabo wawe ahari. Urakoze mubyeyi. Urakoze cyane. Uwampa kumenya imiti y'amoko abaho yose navamwe umuvuzi utazi ubwivumbure. Abaza bansanga nk'abasanganira nkeye, ahakomeretse ngapfuka, ahabonetse ngakanda, nuje korora cyangwa kaya nkamurika agacira simuceho niruka. Burya amagara ryanazirana n'uburyamirane, najya mbavura no gusaza nkabihinda ntibizaze. Ako ni agaseke. Nitwa Innocent Valentin. Muhirwa wa Muringa, wowe witwa nde? Ndagushimiye kandi ngo haye ikaze. Dusura abantu batandukanye kubera ko akazi kenshi kandi gakomeye dufitiye umwaka, ndetse kugira ngo benshi mu babuze wenda imiti itandukanye ishobora kubavura uburwayi butandukanye, mumenye aho mushobora kunyura kugira ngo mwivuze. Turi kumwe n'umupfumu ahangaha, ngira ngo muramubona ibitangaza amaze gukora ahangaha murabibonye. Twifuje kuganira nawe kugira ngo tumenye amazina ye ndetse n'uburyo abikora. Gira amahoro. Gira amahoro muvani. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Mukasa. Mukasa, ibi bintu watangiye kubikora ryari? Ibi bintu maze imyaka 8 mbikora. Nabirazwe n'abasogokuru n'abasogokuruza.
uwakureba yabona ukiri muto cyane, tubimenyereye ku bantu bakuze. Wowe ubikora gute, utandukaniye he n'abandi bapfumu tujya tubona? Murakoze cyane, benshi mwabyiboneye bana banjye. Izi mbaraga naziragiwe ahantu bita ku kiyaga cy'ahantu bita ni Uganda sinzi n'abantu mu nyanja ya Rubare, sinzi niba mwaba muhazi. Ntabwo mpazi. Ni Rubare niho naragiwe, aho najyaga, aho bandasagiye mwana wanjye, waje kumiza imbaraga zose muri kubona n'amaso yanyu. Uretse ibi bitangaza tubonye ukoze, uyu mubyeyi ngo yari yarabuze urubyaro bituma aroga mukeba we nawe amuzingiraho inda. Ese byari bimeze bite? Yaje kubikubwira gute, hanyuma kandi wabikemuye gute? Mubonye ko uriya mugabo yaraje ndamwirukana bitewe n'ikibazo gikomeye yari afite, kandi namwiboneye n'amaso yanyu. Yaraje mutuma abagore be babiri, kandi mubonye ko umugore muto yagize ifuhe kugira ngo abashe kugira kwangiriza mugenzi we. Umugore mukuru nabikoze. Uretse ibi ngibi, ni izihe ndwara zindi ushobora kuvura? Kuko abapfumu ngo muba mushobora kuvura ariko ngo mukanaroga. Murakoze cyane. Ngewe imbaraga nkoresha amahembe yanjye, nkoresha amahembe, nkoresha Rubare wo mu nyanja, ndetse nkoresha ibintu byinshi cyane. Yego. Ni izihe ndwara zindi rero wari ukitubwira uvura? Ibya mbere mwabyiboneye n'amaso yanyu. Inda zazinzwe ndazivura pe mu nakabyara biterenze iminsi 5. Ngewe nohereza ihembe ryanjye bagita gahaya kamurarira. Sinzi niba mwaba mubyumva aho mwagiye hose bana banjye. Mbambaroga. N'ubwa mbere. Iyo nditumye rikagenda rigasanga ahantu rigiye, rigasanga nta kibazo afite, ntabwo yigeze hemukira, garuka rikambwira. Iyo risanze waragize ikibazo ari wowe wahemukiye mugenzi wawe, ndabikora. Ababuze urubyaro mbaho umuti wanjye barabazinze bakabyara. Ikindi mvura inyatsi, ibyo byose ndabivura mwana wanjye. Abarozwe abo ndabavura, abibye n'ibyabo ndabigaruza mwana wanjye. N'ikindi kintu nababwira, hari abantu benshi bakora ibintu bidashimishije bishaka guca umuco wacu, bakagenda bafata amafaranga y'abantu bagira icyo babakemurira. Abo nabo bajye bama amazina yabo, nkwereka icyo mbakorera mwana wanjye bankwambura. Ese nk'abantu bari mu mahanga kure nabo ushobora kubafasha? Ahari hose ngerayo, haba mu mahanga, haba muri Amerika, haba no mu Bwongereza no mu Faransa, hose mu mihembe ryanjye bagita kamara rikagenda rigakora igikorwa abantu wanjye. Hari benshi bagukurikiye bashaka kubona nimero yawe ya telefone kugira ngo bazajye bakwiye bifashisha. Murakoze cyane. Bakwiyambaza. Kwera iki? Imana y'u Rwanda ihorana natwe. Murakoze cyane. Ibyububa, ibyuririzi, ibyoga, byose urakubita. Hose ndebaho nka bwana usanga ukagenda bwapfumuye amazu y'abantu. Ubwo ngubwo mbwuriza ijuru nango biko mwana wanjye bankwambura. Cyane. Hari abakobwa barira ngo babuze abagabo, nabo ushobora kubafasha? Abo ngabo ndagenda, hari igiti cyanjye mfite bakagenda bakagihobera mwana wanjye. Urukunyumva neza? Kiri ahantu sogokuru ajyaga kubandwa mwana wanjye ahitwa Nkotsina Bikara. Yego, nubwo mu Nsanzi niho hari Rusizi. Nagenda mwana wanjye kuriba rya sogokuru aho inzoka. Wari wareba ku nzoka mwana wanjye iri kugenda n'amaguru. Mba nkwambura. Abakubona gutya bashobora kuvuga bati pepu kwa Jinara Yesu, gira icyo basubiza aka kanya. Abo ngabo bavuga ibyo ngibyo, wenda abenshi nkura mugore wari ubonye yari yatinye kuza kugira ngo tuzagira icyo tumukorera baba, bitewe n'ibyo yari afite mwonye ko yari yanze kuza kubitanga, ariko imbere bigaragaje arabitanga kandi asabye n'imbabazi. Yego. Dusoza gira icyo ubwira abagukurikiye kuri Afrimax TV. Icyo nababwira, ntimuzagira ubwo bitewe n'ibyo mubona, bitewe n'ibibazo muba mufite, nk'icyo mugomba gukora ni ukumpamagara mugize ikibazo, nkabakemura ikibazo cyanyu, nta nsizi n'imwe irimo, nkabibakemurira rwose mwana wanjye. Ntawe n'imbaraga zanjye gahakamura, ndetse n'igitega nswita wagura urakizi. Ese ubundi wari wagera ahantu umupfu ahari wose niyaba yaguhemukiye ukazi wanjye baramuhambye atarahambaye intobo urayizi se? Ndayizi. Intobo urayizi? Intobo ndayizi. Iyo yakoze icyo kibazo, iyo yahemukiye umuntu bakagenda bakamuhamba, urukumva? Muzimu ndawuhagurutse. Ndawuhagurutse nkavugana ndawushika mwana wanjye bankwambura. Aka gapfukamunwa ni bwoko ki?
urabizi ibyateye by'iki gihe ni ukujya namwe nk'uko mwaje muntungura ni ukugira ngo mutabasha kunyandeza ziriya ndwara usibye ko nanjye ntakora uko nshoboye kose mwana wanjye ihembe ryanjye riragenda rikagira gutereka rikanzitira riba rimpangarira amajyepfo n'amajyaruguru baba ngo nta mukuru utagira mukuru we hano mu Rwanda ninde mupfumu wemera cyane wubaha njyewe nta n'umwe nubaha rukumva usibye njye ninjye wiyubaha ku giti cyanjye bitewe n'ibyo nkora namwe mubonye n'amaso yanyu yego turagushimiye rero murakoze cyane bana banjye ukomeze ufashe abantu kubaho ukomeze utabara ubuzima kandi icyo mbifuje ni uko kugira ngo nk'uko mubonye kariya kana bari barazinze kariya gategarugori baba uriya mugeni baba babonye ko barazinze inda ye nifuje ko mwazaza kureba mukabona yabyaye baba yabyaye turi kwishimira urusoro zaba yibarutse baba bizadushimisha mbahaye igihe gitoya muzaze mutubwire baba murakoze cyane nuko ntugasaze namwe bana banjye kandi Imana y'u Rwanda yagende baherekeza murajya hose bahangara amajyepfo n'amajyaruguru baba nuko murakoze cyane inshuti bakunzi ba Freemax TV twamusuye uyu mupfumu muramubonye ibyo akora n'ibyo ngibyo nimero ya telefone niyo ngiyo mbashimiye cyane ukuntu mukurikira ibiganiro byacu ese iwanyu hari akahe gashya ejo cyangwa ejo bundi namwe tuzabagereho byandike munsi gato cyane y'iyi video maze uzabone tukugezeho ushyireho na nimero ya telefone ndabashimiye nitwa Innocent Valentin muhirwa wa Muringa Imana y'u Rwanda ihorana namwe